kubaha ikaze bwo gukomeza kubana natwe. Imana ibaha umugisha cyane. Twegereje n'abo ndi kumwe nabo, Imana ibampera umugisha mwinshi. Ndashima mu by'ukuri Imana yongeye kumpa uyu mwanya kuza imbere yayo. Mana nongeye kuza imbere yawe, ngiye kuvuga ijambo ryawe, ushoboze kugira ngo mvuge ibyo wateganyije ko ngomba kuvuga. Ikindi gikoresho ariko Mana unkoreshe kugira ngo ijambo ryawe rigere kubo ushaka ko rigeraho. Urakoze Mana nyiribihe. Amen. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza.
tubeshejweho n'imbaraga zayo zonyine. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu Baefeso ibice 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse nibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo zidukorera. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo zidukorera. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose. Amen. Nongeye kubihereza muri bino jambo ry'Imana dusanze hano mu Baefeso ibice 3 umurongo wa 20. Haravuga ngo nuko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dutekereza. Ahangaho ushobora kwibaza nise ni gute ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira? Mu by'ukuri niyo tumenyera ibidukwiriye niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Kandi Imana iradukunda cyane, itwitaho cyane, ibyo yibwira kutugirira iteka ni byiza, kandi iyo izitubwirira n'ibyo tutasabye. Ushobora kudasaba ngo ejo Mana uzampe kuramukaho, ariko ukaramuka kandi wenda ntunashime, ariko Imana kuko ari ikurinze ukaramuka, ukavuga ati sinzi uko ari abazavuka wenda ni bake abamenye abatahuye imbaraga z'Imana. Ariko hari ushobora kutavuga ngo Mana uzangeze ku cyumweru nzagushima, utarwaye utagize gute ni bake. Wenda urashima gusa ndagushimye ko wamuzukije amahoro, ariko kuba Imana ikurinda umunsi ugatangira umunsi ukageza ku cyumweru ugatangira ikindi cyumweru ukakirangiza n'indi minsi yose n'imbaraga zayo. Ni ukuvuga ngo izikora n'ibiruta twebwe ibyo twibwira. Hari igihe usaba icyifuzo runaka ukavuga ati iki kintu noneho menya ari kugerageza Imana kandi isabe, ariko sinzi ko nayo izagikora. Imana ikarenza na cya kindi wakoze kubera ko yo izikora ibiruta cyane n'ibyo dutekereza. Ndabaha urugero. Kera kandi sinakera cyane nka 2000 gutyo na 12 cyangwa na 10 nigeze kuvuga uwampa nkabonana n'umukuru w'igihugu, perezida w'igihugu, unamusaba miliyoni y'amanyarwanda. Ngo kandi mpita nyipangira na budget y'ibintu nzayikoresha. Ndavuga nti nahita nkora iki ngakora iki ngakora iki ngakora iki ngakora iki, mbese ubukene bwose nari mfite bwahita bushira, kandi ndetse nkanafasha n'abandi nkagira gute, kuko numvaga mbonye miliyoni y'amanyarwanda ewa ubuzima naba kabisa mbugeze. Numvaga nahita nkoresha ibyifuzo byanjye byose mfite kandi ngatosheka. Ariko mu by'ukuri kuko niko nje naseba kandi numvaga ari igitangaza, kandi icyo gihe nayasabaga wenda sinanayabonye, nabitekereje sinanayabonye. Ariko mu by'ukuri singiye kuvuga wenda ngo Imana yarayimpaye si cyo kigwa, ariko Imana yakoze ibiruta ibyo ngewe natekerezaga. Ibyo nabonaga bidashoboka, ibyo nabonaga bitabaho, ibyo ntarigeze nanatekereza ngo se byashoboka, naje kuzisangamo kubw'ubuntu bw'Imana. Nawe wenda wazisanzemo, nawe utarazisangamo, isaha yawe nigera uzazisangamo. Imana izigenda itugirira neza umunsi ku wundi, Imana izigenda idisubiza
umunsi ku wundi. Ahangaha nkaba nafasha abantu timukaza muri mita nubwo rya sengesho rizarivuga ngo musabe ngo ubushake bw'Imana aribwo bari sengesho Yesu yadusigiye dusanga hari muri Matayo. Ubushake bw'Imana nibwo bwiza kuko yo nyine tugirira ibyo tutanabasha no gutekereza. Ariko iyo usenze abantu benshi akenshi bazabirimita ugasenga nyine kubera ko wumva uko utekereza wenda ukagira ngo ni nako n'Imana ireba marangamutima yawe cyangwa situation urimo kumva ko utazanayivamo n'Imana itoye gukuramo, ugasengesha amarangamutima ukavuga ngo Imana mutwakinoki, ugasenga gitoya cyane kandi wenda wo gusengera gikomeye Imana ikagikora kuko yoga tibura inzira ntizibura inzira zose. Mufite inzira zirenga 1000 zo kutugirira neza, ntabwo yabura inzira yo kukugirira neza. Rero mukaza wirimita mu masengesho ngo uvuge ngo iyo ngo kino kintu kimeze gutya ngo senga kicashoboka. Oya, izera Imana wowe gusa usenge kuko nutanabisenga izabikora kuko Imana ni imbabazi ni kandi ni nyirukunda kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Ariko nanone senga usenge neza kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo ni watura neza no mu bikorwa byawe ngo bizakubera umugisha kubwo kwatura neza. Uhita ubona cya kintu ubona kidashoboka mu buzima, cya kintu wumva we muri wowe kicyashoboka, ukireme ucature ucizere Imana izabikora kuko gakomana we yo si kinini kuri yo. Ariko twe gukorera ko kiba kiri kuri kinini kuri twe tukumva ko no ku Mana ari kinini. Mu by'ukuri Imana yacu ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira. Imana yacu irashoboye, Imana yacu irarengeye, Imana yacu ifite ubushobozi, Imana yacu nta kinanira. Niyo mpamvu ugomba kubohoka ukayisaba icyo ari cyo cyose wumva kigukomereye kugira ngo ibigukorere. Imana ibane namwe. Iri jambo ni iry'Imana ari impaye kugira ngo mbabwire ibagasanire. Murakoze. Nsaba kugira ngo mukore subscribe na share kugira ngo wenda na ubutumwa bubashe kugera ku bantu benshi. Imana ibahe umugisha. Murakoze.